الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye kandi akaturemera n'amafunguro akatwoherereza n'intumwa kugira ngo zize zitwigishe Imana, zinatwereke inzira nyakuri izatugeza ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Bityo uwuzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uwuzazisuzugura akazigomekaho azajya mu muriro. Imana Nyagasani uturinde. Bityo bavandimwe b'Islam, amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam we ndetse n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi n'abiwe mu rugo ndetse n'abasangirangendo be, natwe twamukurikiye n'abandi bazamukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah ko yadushyira muri abo ngabo. Muri izi nyigisho tugiye kurebera hamwe amoko atatu yo guhuma. Amoko atatu y'ubuhumyi. Ubundi abantu benshi bibwira ko guhuma ari uguhuma kw'amaso, aya ngaya turebesha y'umubiri, ariko ntago ariko bimeze, ahubwo hari andi moko yo guhuma, kandi nta nubwo guhuma amaso ari byo bikomeye cyangwa se bifite ingaruka ku muntu cyane kurenza ayo moko yandi yo guhuma asigaye. Bityo rero bavandimwe, nifuje ko muri izi nyigisho twaganira kuri ayo moko kugira ngo tuyasobanukirwe, twumve n'icyo Qur'ani yavugaho, ndetse twumve n'icyo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavugaho, ndetse twumve n'icyo abamenyi babivugaho. Ayo moko atatu rero, ubwoko bwa mbere ni uguhuma amaso. Nyine aya maso turebesha aya ngaya y'umubiri. Hari abavuka bahumye bakayavukana, hari n'abo bifata bageze ku isi ari bato cyangwa se ari bakuru, ariko icyo twemeranya ni uko kubura amaso y'umubiri ari ikigeragezo gikomeye kandi kitoroshye. Ubwoko bwa kabiri kandi burakarishye cyane kurenza ubu bwa mbere bwo guhuma amaso y'umubiri. Ubwoko bwa kabiri ni uguhuma amaso y'umutima, mbese ni ukuyoba muri make, kwirengagiza ukuri, ndetse no kwirengagiza kutamenya icyiza ngo unamenye ikibi. Icyiza ukacyita ikibi, n'ikibi ukacyita icyiza. Ibi ngibi babyita guhuma k'umutima, kandi biraremereye cyane kurenza guhuma amaso. Aho kugira ngo uhume amaso, aho kugira ngo uhume umutima, wahuma amaso. Kubera ko guhuma amaso y'umubiri ni ikigeragezo kirangirana n'ubuzima bwo ku isi, ariko guhuma amaso y'umutima ubana nabyo ibihe byose, iteka ryose, no mu muriro iteka ryose. Ubwoko bwa gatatu bwo guhuma ni uguhuma amaso ugahuma n'umutima.
ubwoko bwa gatatu bwo guhuma ni uguhuma amaso ugahuma n'umutima. Amaso akaba atabona ariko n'umutima wawe nawo ukaba uhumye utabona. Ubu nabwo ni ubundi bwoko bwo guhuma. Aya moko yose rero uko ari atatu, uko nagiye nyakurikiranya niko agenda anarutana mu bukana no mu gutera ingaruka. Aya moko yose Qur'ani yayavuzeho, yagiye iyarasaho, ntabwo yagiye ivuga ngo itomora, ariko yagiye iyarasaho ku buryo umuntu wese utekereje kuri aya za Qur'ani asangamo aya moko atatu y'ubuhemu. Ubwoko bwa mbere turabusanga muri aya aho Nyagasani avuga ngo وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Iyi aya wayisanga muri surati Al-Isra, aho Allah atubwira ngo uw'Imana yayoboye ntawumuyobya, n'uwayobojwe n'irari ry'umutima we ntawamuyobora, kandi tuzabazura ku munsi w'imperuka tubakurura hasi n'uburanga bwabo, batabona, batavuga kandi batumva. Icyicaro cyabo kizaba ari umuriro utazima, bazawubamo iteka ryose. Uko umuriro uzajya ugenda ugabanya ubukana woroha, tuzajya twongera tuwucane, tuwongerera ubukana kugira ngo barusheho kubabara ndetse no gusuzugurika mu muriro wa Jahannam. Iyi aya iyo uyitegereje usanga itubwira ubuhumyi bw'amaso y'umubiri, kubera ko nicyo kizaba ari igihano cy'umuntu wahumye umutima ku isi. Imana izamuhanisha guhuma amaso y'umubiri kugira ngo arusheho kumva ibihano uburyo biryana. Ntabwo azajya mu muriro gusa, ntabwo bizaba bihagije, ahubwo haziyongeraho no kujyaho igihano cyo guhuma amaso kugira ngo ibihano birusheho kumubabaza. Iyi aya umugabo umwe yaraje abaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aramubaza ati ya Rasulallah, ni gute abahakanyi ku munsi w'imperuka bazaba bari kugendesha uburanga bwabo? Uyumvaga hari bidashoboka. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iramubwira iti, ese uwabahaye amaguru yo kugenderaho ku isi ntago yabihindura noneho bakagendesha uburanga bwabo ku munsi w'imperuka? Twese turumva ko igisubizo ko Imana ibishoboye, ifite ubwo bushobozi. Iyo yaduhaye amaguru n'amaboko, amaso, umunwa n'ururimi, ubwonko n'ibindi bice byose by'umubiri, ashoboye kuba yahindura ibintu ku munsi w'imperuka, abanyabyaha bagacurama bakazagendesha uburanga bwabo mu muriro wa Jahannam. Indi aya igaruka kuri ibi iragira iti, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Iyi nayo iri muri suratu Al-Isra. Yo iratubwira ngo uzaba kuri iyi si ahumye no ku munsi w'imperuka azaba ahumye kandi yayobye inzira. Iyi rero iravuga kuri cya gice cya gatatu cyo guhuma, hahandi umuntu ahuma amaso agahuma n'umutima. Koko iyi aya iragaragaza ko
uwahumye umutima ku isi ku munsi w'imperuka azahanishwa guhuma amaso, bityo ku isi akaba yari impumyi, no ku munsi w'imperuka ku isi akaba yari impumyi y'umutima, ku munsi w'imperuka akaba azaba impumyi y'amaso. Iyi aya ubwo yamanukaga, intumwa Muhammad salama yayisomeye abasangirangendo, noneho abasangirangendo havamo umusangirangendo umwe bitaga Abdullah ibn Maktum. Uyu musangirangendo arazwi cyane mu mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse yaraje no mu basangirangendo batoraga azana ya kabiri ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwe watoraga azana ya kabiri ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal yatoraga azana ya mbere, uyu Abdullah ibn Maktum agatora azana ya kabiri. Ndetse n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kuvuga ngo azana ya Bilal isohoka bukiri nijoro, nimujya muyumva mujye mukomeza murye, nimba mufite gahunda yo gusiba, hanyuma nimwumva azana ya Ibn Maktum mujye muhagarika kurya, koko yo ayitora bwakeye. Arazwi rero mu mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu rero yabayeho ari impumyi, ntabwo yabonaga. Hanyuma ikindi ni uko yarazwiho kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibibazo by'idini kandi by'ubwenge kandi byigisha n'abandi. Ikindi azwiho ni uko ari we wavuzwe mu isura bita suratu Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, igihe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari iri kuganiriza abategetsi n'abayobozi b'Imaka n'abakire baho, yaje asanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri icyo gihe isa nkaho itamwitayeho, ikomeza ivugisha abo bashyitsi yari iri kumwe nabo. Hanyuma iramubwira, isa nkaho imunenze muri izi aya, ivuga iti yazinze umunya, arangije atera umugongo arahindukira, kubera ko yari aziwe n'impumyi ije imubaza. Uyu wavugaga ahangaha, impumyi wavugaga ahangaha ni Abdullah ibn Maktum. Ikindi twamuvugaho ni uko nanone intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga imusiga i Madina, ikamusigira abayisilamu, agasigara ari we umuyobozi w'abayisilamu. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye ku ngamba zitandukanye ntagatifu, kubera ko we ntiyabonaga, bityo nta nubwo yashoboraga kujya ku rugamba. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatumaga imusiga i Madina, agasigarana n'abayisilamu i Madina, abigisha, basarisha n'ibindi. Yumvishije iyi aya rero, iyi aya ivuga ngo waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, uzaba kuri iyi si ari impumyi no ku munsi w'imperuka azaba ari impumyi kandi yarayobye. Abdullah ibn Maktum byamuteye ikibazo, yibwira ko wenda mu bo iyi aya ivuga nawe arimo, abaza intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, ese kuri iyi si ndi impumyi no ku munsi w'imperuka nzaba ndi impumyi? Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramuhakanira, iramubwira ati la, ntabwo ari cyo bishatse kuvuga, ahubwo ubuhumyi bushatse kuvugwa hano ni ubuhumyi bw'umutima, ntabwo ari ubuhumyi bw'amaso y'umubiri. Bishatse kuvuga ko uzahuma hano kuri ino si ntamenye ukuri, akirengagiza ukuri, no ku munsi w'imperuka azazuka ari impumyi atabona, kandi azaba yarayobye. Hanyuma intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arangije amusomera aya igira iti fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Intumwa y'Imana irangije imusomera iyi aya iriboneka muri surati Al-Hajj, imubwira iti ntihahuma amaso ahubwo hahuma imitima iri mu bituza. Yashaka kumubwira yuko
ubuhumyi bw'amaso ntacyo butwaye, ahubwo igifite icyo gitwaye ni ubuhumyi bw'umutima, kuko ni ubuhumyi buzagira ingaruka zikomeye cyane, bugatuma umuntu aba mu muriro iteka ryose. Bityo rero wowe kuba utabona ku maso ariko umutima wawe urareba, ntacyo bitwaye. Ni ikigeragezo cy'ubuzima bwo ku isi, ariko kizarangirana n'ubuzima bwo ku isi. Ku munsi mperuka uzaba ureba. Aha ngaha rero Abdullah ibn Maktoum asubiza umutima mu nda ko atazaba ari impumyi ku munsi w'imperuka. Izindi aya zivuga kuri ibi ngibi ni aya ziboneka muri surati Taha, aho Allah atubwira ati waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Hanyuma muri izi aya Allah aratubwira ngo uzirengagiza agatera umugongo urwibutso arirwo Qur'ani, Allah azamuzura ku munsi w'imperuka ari impumyi, atareba, amaso ye atabona. Aha ntabwo ari ubuhumyi bundi bwavugwaga, ntabwo ari ubuhumyi bw'umutima, ahubwo ni ubuhumyi bw'amaso, kubera ko ijambo rikurikiraho riravuga ngo qala rabbi lima hashartani a'ma qad kuntu basira. Azabaza Imana ati Imana kuki unzuye ndi impumyi kandi ku isi nararebaga. Bivuze ngo iri jambo kuki unzuye ndi impumyi kandi ku isi nararebaga, rivuze ko azaba yahumye amaso aya ngaya y'umubiri, noneho akabaza Imana uko byagenze, kubera ko yaherukaga ku isi areba. Ubuhumyi buvugwa aha rero ni ubuhumyi nanone bw'amaso y'umubiri, ariko buzaza ari igihano ku munsi w'imperuka cy'umuntu wahumye amaso y'umutima, akabaho yirengagiza ukuri, akabaho atabona ukuri, ikibi akacyita icyiza n'icyiza akacyita ikibi. Imana izamubwira nayo iti impamvu uzutse uri impumyi utabona ni uko twakoherereje intumwa n'abahanuzi ngo zize zikwereke inzira, urayirengagiza. Twohereza Qur'ani ngo ize ikubere urumuri, urangije uyitera umugongo. Tukwereka ukuri kugira ngo ugukurikire, urangije urakwirengagiza. None nawe kuri uyu munsi wirengagijwe, none nawe kuri uyu munsi watewe umugongo. Bavandimwe b'Isilamu, Imana itugirire impuhwe kandi iturinde. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.